uko amategeko y'Imana n'ubundi ari ya mico y'Imana. Imico y'Imana rero nta cyayikuraho kuko ikibitwereka ni ijambo ryayo. Ubwo rero tugiye kuvuga ngo amategeko yavuyeho, navuga ko twaba natwe tugiye gukubagana. Abantu benshi tuya dutekereza yuko aya mategeko yajeho mu kiri gitabo cyo kuva, ariko na kera amategeko yabagaho kuko Imana kuva na kera Imana yitwa ndi, iriho mu gihe cyashize, muri iki gihe turimo no mu gihe kizaza Imana ihora iri ndi. Ariko amategeko y'Imana yose ni meza rwose, abumbatiye urukundo. Imana idukunda kuko buri umuntu wese yumukunda umushyiraho ibimurinda. Amategeko y'Imana ni umurinzi kuri twe. Rero tugera ku musozo ariho tugira ngo dufate umwanya tugeze noneho kuri ya tegeko ritubuza kwifuza inzu ya mugenzi wanjye, umugore wa mugenzi wanjye, umugaragu we, umuja we, inka ye, indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wanjye. Ni umuzi, gikora ku muzi kikagera ku narige, arivamo icyaha. Icyaha gishingiye ko umuntu yifuje agashaka tekinike zishoboka kugira ngo agere ku byo yifuje, bikarangira icyaha kiguye. N'umunsi wera turuhuke, n'ikimenyetso cy'Imana yacu, mubwire nabo mu mahanga yose iby'uwo munsi Imana yaruze, maze nabo nshuti mukundwa, twongeye guhura kuri iyi platform Umucyo w'Isabato. Nongeye kukuramutsa wifuriza amahoro y'Imana. Ni umunezero ukomeye cyane twongeye kugira ku Imana yakomeje kuturinda kugeza na n'uyu munsi. Twongeye kugira amahirwe adasanzwe yo kubona uburyo bwo kurambura mu byanditswe byera ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Tumaze iminsi kuri uyu mucyo w'Isabato tuganira ku magambo y'Imana, dusuzuma mu buryo bw'umwihariko icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo ku byerekeranye n'Isabato. Duhereye mu itangiriro, twakomeje kugenda urugendo rw'amateka ya muntu duhereye kuri Adamu wa mbere, ubu tugeze mu gihe cya Mose kandi turi ku musozi Sinayi. Tugeze ku musozi Sinayi twatinzeyo, tubona Imana yatanze amategeko harimo n'itegeko ry'Isabato, ariko atari yo yonyine gusa, ahubwo dusuzuma itegeko ku itegeko kugira ngo turebe icyo Imana yifuriza abantu bayo, imico y'Imana muri ayo mategeko Imana yatanze. Nk'uko rero bisanzwe njya ngira umugisha wo guhura na bene data badufasha kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nabwo ndashima Imana yuko ntaje njyenyine, ndi kumwe umuntu w'Imana tuje kuganira. Mbere yuko dukora ikindi cyose rero ndagira ngo muhe umwanya dusuhuze, atwibwire, hanyuma tuze kwimbika mu kiganiro. Murakoze kuri umwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira kuri byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Usanzwe nitwa Robeni Sabiyaremye, abandi umwizera w'itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, nk'abasengera mu itorero rya Isapake. Rero mbere yuko wenda tugira ibindi twajyamo bitandukanye by'ijambo ry'Imana, twabaza tugasenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ishobora byose, turagushimira rw'icyubahiro. Tugushimiye kuri Mana nziza, uri Imana itwitaho, ndetse ikitwereka yuko dukunda no kwa dusigiye umurage ukomeye w'ijambo ryawe, ariho tumenyeramo ibyawe byose. Turagushimira rw'icyubahiro. Ubwo tugiye gufata umwanya kugira ngo tuganirize abaduteze amatwi, abazatwumva mu mpande zitandukanye z'isi, turakwiza ngo uzagaragaze nk'Imana kandi ijambo ryawe tugiye kuganira rizafashe buri wese uzaryumva ku hezo ry'urugendo uzaduha ikamba ry'ubugingo. Turi mu isi irimo byinshi bigoye, ariko turagushima kuri Imana igihe cyose utwitaho. N'uyu mwanya uzubane natwe, ubuntu bwarushaho kubana natwe twese mu izina rya Yesu, amen. Robin, rero turakwakiriye ku mucyo w'Isabato. Murakoze. Kandi twishimiye yuko wemeye kuza kuganiriza abantu b'Imana iby'ukuri ku ijambo ryayo, maze kutwibutsa yuko ari umurage Imana yadusigiye utangaje cyane ngo twe kubaho tudafite ibyiringiro cyangwa se tutazi aho twakomotse n'aho turi kujya. Nari maze kubibwira abantu b'Imana mbibutsa yuko tumaze igihe tuganira ku mategeko y'Imana nk'uko yatangiye ku musozi Sinayi, amategeko 10 yahawe Mose ku bisate 2 by'amabuye.
rero ngize umugisha kuba ndi kumwe nawe kandi tugiye kuganira ku itegeko riheruka yandi, itegeko rya 10, itegeko ritubwira ngo ntukifuze. Ngira ngo warabyumvise cyangwa se wabonye bimwe mu biganiro twakoze bitujyana mu mategeko y'Imana. Ibyo byose umurongo turiho twibaza ngo mbese amategeko y'Imana koko yakuweho nk'uko abantu bamwe bajya babyibwira. Ubuntu bwa Kristo bwaraje bukuraho amategeko, cyangwa hari umwanya amategeko arimo mu guhishura neza ubuntu Kristo yatugiriye. Nicyo kibazo twakomeje kwibaza. Ese ko ijambo ry'Imana tweka ko amategeko yayo ari imico y'Imana, abandi bakaba bavuga yuko atakiri ngombwa, mbese imico y'Imana yo yarahindutse? Twagiye twibaza ibibazo nk'ibyo ku mategeko y'Imana, bituma dusuzuma itegeko ku itegeko. Icyatunejeje cyane mu mategeko 9 twaganiriye nuko twasanze ari amategeko meza, nuko twasanze iyo yishwe hari ibyangirika muri societe. Dufite amatsiko rero ugiye kutuganiriza ku itegeko rya 10, ariko nk'umuntu uze kudusoreza iki gika cyo ku musozi Sinayi tureba iby'amategeko. Mbese wowe amategeko y'Imana uyabona ute? Amategeko y'Imana ijambo ryayo gusobanuriye gute? Niki twayabonamo kibasha kudushishurira neza imico y'Imana? Ese afitanye ihe sano no gucungurwa kwacu? Murakoze. Wenda mbere ko nkomeza nabanza nkabashimira ko bibaje ikibazo cyiza. Kwibaza ese amategeko y'Imana yavuyeho, imico y'Imana yarahindutse? Ni ikibazo cyiza mwibajije, umuntu wese yakwibaza kandi nta handi yabona igisubizo mu ijambo ry'Imana. Amen. Na Yesu ubwe waducunguye, ari n'abantu bashobora kwibeshya bakamushingira bavuga ko yakoye amategeko y'Imana, rwose baba bamubeshyeye. Kuko nawe ubwe muri Matayo igice cya 5 hari ibintu yahavuze, yagiye avuga byinshi, ariko hari ibintu yahageze abivugaho kugira ngo abantu bakure mu rujijo. Ijambo ry'Imana ni ryiza, kuko ijambo ry'Imana ntabwo rishyira abantu mu rujijo, kuko ijambo ry'Imana rirasobanutse. Yesu ubwe muri Matayo igice cya 5, Yesu yereka abigishwa be, yerekana abahiriwe abari bo. Yageze ku murongo wa 7 agira ibintu byinshi bikomeye avuga. Yesu ntiyazanwe no gukuraho amategeko, rwose icyo cyo nta wakijyaho impaka, kuko ijambo ry'Imana ni rizima, n'umurage mwiza Imana yadusigiye. Ubwo yarivugiye ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Iyo ni igihamya kidashidikanwaho ndakuka cyuko amategeko y'Imana n'ubundi ari ya mico y'Imana. Imico y'Imana rero nta cyayikuraho, kuko ikibitwereka ni ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni rizima, Imana yacu ni nzima, ntabwo bishobora gukurwaho n'impamvu zitandukanye, zaba iz'ubuzima tubayemo, zaba izitandukanye abantu bashobora gutekereza, filozofi zitandukanye. Ijambo ry'Imana zahoraho iteka ryose, nta cyarikuraho. Ubwo rero Yesu ubwe kibazo mwibajije, igisubizo nicyo Yesu yatanze. Amategeko y'Imana zahoraho, na Yesu bavuga ngo yarabirangije ku musaraba, ntabwo yarangijeho amategeko y'Imana. Icyo yarangijeho ni ugucirwaho iteka n'icyaha mwene muntu yari yakoze, kuzanwe no kwica ya mategeko. Ubwo rero tugiye kuvuga ngo amategeko yavuyeho, ntabwo ko twaba natwe tugiye gukubagana. Bamwe zamuye intekerezo zacu mu batuganirije, ndetse batwereka ko bwo kwibwira yuko amategeko y'Imana yaba yarakuweho, ibyo ubwabyo byahita bivanaho ireme ryo gucungurwa kwacu cyane rwose. Kuko Kristo yaje kugira ngo dukize igihano kizanwa n'amategeko. Ubwo rero amategeko adahari nta n'igihano cyaba kiriho. Ubwo ibyari byoroshye nuko amategeko akurwa kuruta ko Yesu Kristo apfira umunyabyaha. Cyane rwose. Nibyo byari gusaba ikiguzi gitoya. Ubwo nawe urahamanya rwose amategeko y'Imana ari ay'ukuri, 100% adahinduka, ntahinduka, imico y'Imana, kandi ahubwo hagukenera umucunguzi kuruta yuko umucunguzi yayakuraho. Cyane rwose, kuko nawe ubwe ni wabyivugiye yuko yaje mu isi, aba mu bisi, ahura n'ingorane nyinshi cyane, ariko atubwira ko we ntago yaje kuyakuraho, ahubwo yaje kugira ngo yasohoze. Kuko mwene muntu yari yayishe biturutse mu mbaraga za Sekibi, winjiye mu ruko mwavuze ko twatangiranye mu itangiriro tugaragaza amateka ya muntu, uko yaje gutokubwa akaba mu murongo Imana yamushakiraga, bikamushyira mu ngaruka zo kuba agomba gupfa kuko yishe amategeko. Yesu Kristo nk'ukunda dukunda aravuga ati umuntu awugira ngo apfe,
reka njyewe nze mupfere ko amategeko yere kuvaho. yego ubwo rero Yesu Kristo yaje gusoza amategeko y'Imana, ko amategeko y'Imana yuzurira mu rukundo. amen. Amen. Abantu b'Imana badukurikiye rero nibazirikane yuko nta bwami butagira amategeko, kandi umugambi wa Satani nyamukuru ari uguhirika ubwami bw'Imana, bityo ragomba kwibasira amategeko awugenga, ibintu bikaba kawo, bigahinduka akaduruvayo. Twarabirebye, abantu b'Imana baratuganirije, batuganiza ukuntu amategeko y'Imana yishwe, nk'itegeko ryo gusambana twayitinzeho cyane, ukuntu isi igeze mu kangaratete kadasanzwe, kwiba n'ibindi. Ibyo ngibyo ni uko abantu banze inama z'Imana, kandi umugambi ni uwa Satani nta wundi. Bityo rero reka twumve icyo Kristo atubwira, umucunguzi wacu, umwami n'umukiza, atubwira ngo mwibitekereza, umaze kudusomera cyane rwose. Tekereza ko naje no kubikora, ibyo bintu ntibikaze no mu ntekerezo zanyu, kuko ntabwo bishoboka. Na Yesu yarabibiyamye ati ntimukatekereze ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Nuko rero ngaho tubwire, tugeze ku itegeko rya 10, hari urabanza unari dusomere mu byanditswe byera, nuko dufashe kubisobanukirwa icy'ijuru riri kudusamurira. Iyo tugiye mu Kuva 20, ngira ngo namwe mwarahatinze, kandi nanjye ntago ndi bubasige, ndakomeza ngendane namwe, kuko mutubwiye ko twagiye tuzamuka ku urwego ku rundi, duhereye ku itegeko rya mbere. Wenda itegeko rya 10 burya bwo ryo ubwaryo, iyo dusomye Kuva igice cya 20 ku murongo wa 17, hatubuza kwifuza, ntukifuze ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Ikintu cyose cya mugenzi wawe ntabwo iri tegeko rikwemera kucyifuza. Ese kuki Imana yashimye ko, cyangwa yabonye ko abantu badakwiye kwifuza ibintu by'abandi, byaba ubutunzi bwabo busanzwe? Batubwiye ko wenda twongeye tugasubiramo, inzu ya mugenzi wanjye, umugore wa mugenzi wanjye, umugaragu wa mugenzi wanjye, umuja wa mugenzi wanjye, inka ya mugenzi wanjye, indogobe ye, cyangwa n'ikindi kintu gishobora kuba ari icya mugenzi wawe kitari icyanjye. Kuko uko bwije nuko bukeye ibintu bigenda bihindagurika, ababayeho mu gihe gitandukanye, ubutunzi bagira butandukanye natwe bitewe naho iterambere rigenda rigera. Ariko ikintu cyose gishobora kuba ari icya mugenzi wanjye, iri tegeko rimbuza kucyifuza. Imana ishimwe ko yabonye ko abantu bazifuza ibintu by'abandi, kandi abantu benshi tujya dutekereza yuko aya mategeko yajeho mu kiri gitabo cyo Kuva, ariko na kera amategeko yabagaho, kuko Imana kuva na kera, Imana yitwa Ndi, iriho mu gihe cyashize, muri iki gihe turimo, no mu gihe kizaza Imana ihora iri Ndi. Ubwo rero amategeko y'Imana, Imana yarabibonaga ikabona ko abantu bashobora bakifuza iby'abandi, iravuga iti rero ntukabyifuze. Iyo usomye mu bitabo bitandukanye bijyanye no kugira icyo bavuga kuri iri tegeko, hari igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, wenda tuza gufata umwanya tukagisoma, kubera ko dushyira ngo dukore nka review ku mategeko y'Imana uko ari 10. Ni amahirwe kuko ari igihe wabaye gusoza gushyiraho umutemeri. Mbashimiye ko mwashimye ko nanjye ngiriye umwanya tukagira icyo tubavuga nk'abantu bari gusoza. Ariko amategeko y'Imana yose ni meza rwose, abumbatiye urukundo. Imana idukunda, kuko buri umuntu wese y'umukunda umushyiraho ibimurinda. Amategeko y'Imana ni umurinzi kuri twe. Niyo mpamvu Imana yashimye ko aya mategeko, ikintu kinatangaje mu byo twagiye tubona bagenzi banjye bambangirije bagiye bavugaho, ni Imana y'ubwayo yayanditse. Abandi baraje barandika rwose, bandika ibintu bitandukanye byiza, kandi nabyo kubera ko bamukiwe n'Imana. Ariko aya mategeko tubona yuko Imana y'ubwayo yafashe urutoki irandika. Niyo nyandiko yavuye mu ijuru. Niyo yavuye mu ijuru rwose, irayandika, ifata ibisate by'amabuye iyashyiraho, yaha umugaragu wayo Mose, genda umperera abantu banjye. Icyo kintu cyo ku Imana yarayiyandikiye gifite ikintu kivuze gikomeye cyane. Imana duhaye umurage ukomeye, kandi nta nubwo yanditse ahantu hasanzwe, oya, ku mabuye. Kandi amabuye rwose turayazi, amabuye nicyo kintu kirambye, niyo kintu kirambye. Yashobora kwandika ku musenyi, imvura ikagwa, cyangwa ku mpapuro, cyangwa ku mpu, ibyo bikaba uko nguko. Ariko yaravuze ati reka mbishyire n'ahantu hameze neza,
hazahora abantu bashobora kureba. Yandika ku bisate by'amabuye. Ifata umugaragu we Mose iti Mose mugaragu wanjye rero nkunda kandi nkishimira shyirira abantu banjye aya mategeko kugira ngo bajye bahora bazirikana ko ndi Imana bakunda, kuko aya mategeko ni meza no kuyabamo ukagira umugisha akakubamo, ni umugisha ufite kuba ubuzima bwiza bwo mu isi ndetse bukagutegura no kuzaba mu ijuru. Rero Imana y'ubwayo yafashe aya mategeko yagabanyamo kabiri, ishyiraho amategeko ahuza abantu nayo ubwayo, ariyo mategeko ari mwahereyeho. Itegeko rya mbere mwavuze ngo ntitukagire izindi mana mu maso, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ubundi itegeko ritubwira ko Imana Data wa twese ari kwiye kuhabwa icyubahiro cyo kuramya. Ibindi byose dushobora kuzana Imana irabifuhira, ishaka ko ariyo turamya, kandi koko si uko ubishaka ni uko bikwiriye, kuko nishoboye byose kandi ikabigena. Ndabyibuka umusaza watubwiye kuri iri tegeko, yego, umusaza Joseph yatuzamura ibitekerezo cyane, atwereka ko iri tegeko ari n'umuhamagaro wo kumenya Imana. Yego, Imana irifuza ko tumenyana nayo, tumenya ubugari bwayo, ko ari Imana ihebuje ibindi, ko ari Imana y'urukundo yitwitaho, niyo dukesha umwuka duhumeka, kandi rikaduhamagara no kwimenya ubwacu, ko hari ahantu tugarukira na bya bindi byose bituzengurutse ari cyo bitatumarira ari Imana, maze Imana ikadusaba ngo ntukagire ikindi ungereranya nacyo. Cyane rwose uyu murage wo kuba tugomba kuramya Imana nk'uko Joseph yabivuze, Imana niyo idushoboza byose. Ibyo twege dutunze bidashobora kudushoboza, ibyo abagore twashatse, iby'imitungo twashatse haro bigera bigahagarara, Imana Data wa twese irakomeza ikaba hafi ikadushoboza ibyo byose tudashoboye. Niyo mpamvu rero dusabye iti kubera urukundo mbakunda, kubera ubushobozi mfite, ntimukagere mukwiye kundamya, ntukagere izindi mana ko ntacyo zizabamarira. Ubwo nabyo urumva ko nabyo ubwabyo ni urukundo rw'Imana. Irya kabiri twabonye ko tudakwiye kwiremesha ibishushanyo bibajwe, byaba biri hejuru mu ijuru cyangwa biri hasi ku butaka cyangwa biri hepfo y'amazi y'ubutaka, ntitukabyikubita imbere kandi ntitukabikorere, kuko Uwiteka Imana ari Imana ifuha. Ijambo ry'Imana ritubwira murabana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira bankunda bakitura amategeko yanjye, nkageza kubuzukuza babo bibihe 1000. Buriya usomye mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose, bageze kuri itegeko ryo gufuha, bageze aho bagaragaza ko ukuntu abagabo bafuhira abagore babo. Ngira ngo nubwo umugabo yaba wenda nta bwenge bwishe afite, ariko gukora ku mugore we mushobora kugirana ibibazo, kandi kubera urukundo akunda umugore we. Ellen G. White yavuze ngo uko umugabo afuhira umugore we niko n'Imana Data wa twese ufuhira abantu bagira ibindi bintu baramye. Yabyigiye Imana bikubita imbere bakabyubararaho, aho byaba biri hose Imana yama abantu kubiramya, kuko Imana irafuha, kuko ikunda abantu yaremye. Rero tugeze ku itegeko rya gatatu, mwabonye yuko tudakwiye kuvugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yacu. Ntago dukwiye kurivugira ubusa, kuko Imana yacu ni Imana y'icyubahiro, ni Imana ikomeye. Tudakwiye kucicara ngo uko dushaka kose tuyivuge, dukwiye kwivuga mu cyubahiro cyayo. Itegeko rya kane ryaho rishingiyeho umurongo mugari turiho, ntitugomba kwibagirwa, ntukibagirwa isabato. Imana itubwira twibuke kweza umunsi w'isabato. Abongereza remember, Imana izi ko abantu tujya twibagirwa. Hari abantu bagera bakadamarara bakibagirwa ibyo bagomba gukora, ariko Imana ko urukundo dukunda ishingiye kuri cyaha cyatwangije twahereye mu itangiriro, yarebye ko twangiritse, aravuga ati ko umuntu wanjye ashobora kwibagirwa. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Itwemera ko mu minsi itatu dukwiye gukora imirimo yacu yose, ariko ku wa karindwi twebwe ubwacu, twebwe abo twashatse, abadamu bacu, abagaragu bacu, abaja bacu, amatungo yacu, ibintu byose bakibuka ko Uwiteka ari umuremyi. Kuko mu minsi itatu Imana iyo yaremye ibiri mu isi byose, ku wa karindwi ukaruhuka, ishyiramo yuko kubera ko nayo ubwayo yaruhutse iduha icyitegererezo cyiza. Burya Imana ni nziza ibihe byose. Yararebye iti rwose burya umuntu azanaruha, ariko nubwo azibuka ko ari umuremyi wanjye, ariko azabona na kapoze. Erega burya isi nayo ntabwo bitworoye, iyi si tuyibamo ikaturemerera, ariko mu itegeko rya kane harimo ibintu byinshi byo kuri uyu munsi. Imana yararemye, iraruhuka, iraweza, iwuha umugisha. Bivuze ngo rwose mwahisemo insanganyamatsiko nziza.
insanganyamatsiko ni nziza, umucyo w'isabato. Isabato twibutsa ko Uwiteka ari umuremyi wacu akaba n'umucunguzi wacu. Aho twaje kuhava dukomeje tugera ku itegeko rya 5, ubwo amategeko 4 avuga umushyikirano dufitanye n'Imana, ngira ngo mwayatinzeho cyane, abantu barabizi bagiye babikurikirana, tuzakomeza kurivugaho ibihe bitandukanye kandi ibihe byose, kubera ko niho ruzingiye. Kuko Imana ni umuremyi wacu, dukwiye guhora tubyibuka ibiri mu isi, ibyo tubona n'amaso, ibyo tubona byose ukabona ko Uwiteka ari we wabiremye kandi ni umuremyi wacu. Itegeko rero rya 5 rijyanye n'uko abantu dukwiye kubana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngeze ku mugabane wa 2, aho batubwiye ko umurongo wa 12 igice cya 20 batubwiye yuko dukwiye kubaha ababyeyi, ubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe guha. Burya abantu bo muri iyi minsi nubwo Satani atera kwishakazana ibibazo, ariko ababyeyi bacu dutegeka kububaha, kubera ko Imana yabagize ibikoresho kugira ngo tuze mu isi. Nta mpamvu n'imwe umuntu ashobora gutanga urwitwazo rwatuma tubaho umubyeyi we, mama we na papa we. Harimo n'isezerano. Burya abantu benshi bakunda kurama, n'abasaza burya iyo bageze mu zabukuru babwiye ngo barapfa, bashobora kukurwanyiriza kure. Iri sezerano tubwira yuko biduha kurama bishingiye kubaha ababyeyi bacu. Igihe cyose twagize umwanya wo kubaha ababyeyi bacu, Uwiteka tubwira yuko azaduha kuramira mu gihugu. Rero hano harimo isezerano rikomeye cyane, ngira ngo warivuzeho yaritinzeho. Hari ikintu yatubwiye gikomeye cyane muri iri tegeko. Yego. Abantu b'Imana. Yego. Ko ibintu birenga kuba ari ababyeyi bacu b'umubiri gusa, ahubwo bakajya no mu babyeyi bo mu byamwuka. Yego. Hari abantu bakoze umurimo utangaje cyane, ngira ngo nawe wemera ko turi abaprotestanti, abantu bashikamye kuri Bibiliya kandi Bibiliya yonyine. Hari abantu babirwaniye ishyaka. Iyi Bibiliya umurage Imana yaduhaye nk'uko umaze kubitwibutsa, yabonetse abantu benshi bamenye amaraso, abenshi byabakoze ahantu hose bacu. Rero abo babyeyi bacu mu byamwuka, izo mvune bagize, uyu murage bakomeje gusigasira, dufite inshingano natwe yo kuwurinda cyane, tukubahiriza ibyo bubahaga, tugatinya ibyo batinyaga, kugira ngo tubashe kurama. Yeremiya yabivuze neza. Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16 yibukije abantu b'Imana binyuze Uwiteka aravuga ati, mubarize inzira za kera z'abakurambere z'ababyeyi bacu, ibyiza birimo tubigenderemo, nibwo tuzarama. Burya umuntu wese uzi ubwenge akwiye kubaza amateka, ayo mateka akayigiraho. Aba rero babyeyi bacu dukwiye kumenya ibyabo byiza bakoze, kuko si igitangaza ko bakora n'ibibi, kubera ko turi mu isi y'icyaha. Ariko ababyeyi bagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo n'umurimo w'Imana n'uyu munsi natwe tube turi kwivuga uyu munsi. Ubwo rero iri tegeko ryadusabaga ko dukwiye kuba ababyeyi bacu, baba b'umubiri, baba b'umwuka, yewe n'abantu bashobora kubana mu rwego rwabo rutandukanye, ariko mu nshingano z'ububyeyi turasabwa kuba kugira ngo biduhe umugisha wo kuba abarame. Itegeko rya 6 ryatubuzaga kwica. Ntabwo Imana twemera ko tuba bicanyi, ntukice. Abarya Imana yari yarabirebye neza ko kubera icyaha abantu bashobora no kubikora, ariko ubwira abantu b'Imana ati rwose ntukice. Tugeze ku rya 7 ritubuza gusambana, ryo numva mwararitinzeho. Muri iyi minsi isi yacu iragowe, aho butinganya abantu bumva kubwemera nta kibazo, aho gukuramo inda abantu bumva ntacyo bitwaye. Uyu ntabwo ari umugambi w'Imana, kuko misiyo y'Imana yavuga ngo abantu bagwire bororoke, ariko bagwire mu murongo Imana ishaka. Ariko abantu ubona ko babigize akajagari, ariko iri tegeko rirabiyama rikabwira abantu ko badakwiye kuba abasambanyi, kuko kwirinda ubusambanyi hari n'ibindi bintu bizaturinda kandi bitoroshye bizadushyira mu kaga, kuko biragiye twereka abantu bagiye bajya mu busambanyi bikabagiraho ingaruka zikomeye, natwe uyu munsi bikaba bishoboka ko natwe zatugeraho, atari ku bantu ku giti cyabo gusa, no ku bihugu. Iki cyaha cyabaye icyaha gikomeye cyane cy'umurongo utukura, niko watuganije atuga ati ni umurongo utukura ku bindi byaha byose biza bije gushyiraho akadomo. Yego rwose, iyo dukwiye kubyitaho cyane. Hanyuma itegeko rya 8 ryatubuzaga kwiba.
burya abantu baraniba ugasanga rwose abantu bigize ibisambo rimwe na rimwe. Iri tegeko naritinzeho ndanitekereza, baravuze ngo burya niyo utiri umuntu n'umutiro burya uba umwibye cyane, ariko abantu batira ntibatirire bangana iki ni benshi. no gusebya umuntu kaharabika izina burya uba umwambuye icyubahiro cye, uba umwibye icyubahiro, imyanya umwibye, hari amahirwe umwibye mu buzima kuko umwambitse irindi sura cyane rwose. Rero iri tegeko ryo ntabwo ritwemera ko tuba ibisambo mu mfuruka zose z'ubuzima. Hanyuma itegeko rya 8 rya 9 ritubuza gushinza ibinyoma bagenzi bacu. Ubu usanga abantu benshi bashinza abantu ibinyoma. Iri tegeko ritubuza kuvuga n'umuntu, buriya biri navuga yuko n'umuntu nubwo waba umuziho amakosa runaka ntabwo ari umwanya mwiza wo kujya kumuvugaho ibyo ushaka, ahubwo kumwegera mukabiganira, ashobora kubyumva cyangwa se ntabyumve n'uburenganzira bwe, ariko ntabwo ufite misiyo yo kugenda umubwira ahantu hose umusebya umushinza n'ibiri byo n'ibitari byo. Burya abantu banavuga kuvuga biroroshye ukumva rwose banabivuga bikihuta kubera bwa bunyacyaha bwacu, ariko iri tegeko ntago ritwemera ko tugira umuntu dusebya ngo tumushinze rimwe na rimwe n'ibinyoma. Ushobora wenda kuvuga umuntu n'ibyo yakoze ari byo, ariko iri jambo ry'Imana, ikiragana Imana kizaduha amategeko ritubuza gushinza ibinyoma bagenzi bacu. Kandi buriya natwe ubwacu ikintu kitunezeza ntabwo dukwiye kugikorera abandi. Nawe wumvise bagushinjije ibinyoma cyangwa bagushebeje ntabwo byakunezeza. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo icyo wumva wifuza ko abantu bagukorera nicyo ukwiye gukorera abandi. Icyo ni ihame rya Kristo. Ubwo rero iri tegeko ritubuza ko tuba abantu bashinze ibinyoma bagenzi bacu. Rero tugera ku musozo ariho tugira ngo dufate umwanya tugeze noneho kuri rya tegeko ritubuza kwifuza inzu ya mugenzi wanjye, umugore wa mugenzi wanjye, umugaragu we, umuja we, inka ye, indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wanjye. Ariko ijambo ry'Imana ni ryiza, ryagiye rihera ku nzego, riravuga iti umugabo ashaka umugore, akaba ati ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, guma n'uwawe. Kandi Imana ukuntu ari nziza, yaguhaye n'umwanya wo kumuturanya cyane rwose, wari uwo wishimiye ukunze, ufata umwanya nyurwe nawe rwose ubitekerezaho. Ntabwo Imana yagiye iremera umugore yavuze ngo uno wa musore wegenda ushingirwa uriya mukobwa ku ngufu. Oya, yaguhaye umwanya ubitekerezaho, kandi igihe kitari gito mu gihugu cyacu. Rero umuntu yemerwa kujana umugore afite imyaka 21. Kuki iyo myaka bavuze ngo yare kuvuka nayo mbatanye gushaka umugore ngo agenda? Oya, nabanza acakenge, abanza arebe experience z'abandi uko babanye. Najya guhitamo muravuga ati rwose namanitse amaboko, umugore n'uyu. Bwera bigiye bamaze gushaka umugore wanyuzwe, nyurwa. Igero utari kunyurwa, iri tegeko riravuga ati witondere umugore w'abandi, ntukifuze umugore w'abandi. Iyo umuntu azanye umugore hari igihe bimuhira akagira akiyubaka. Ikintu cya mbere ashaka ni umugaragu. Yaravuga ati hako reka shake n'abantu bankorere mu rugo, agashaka abagaragu n'abaja, ubwo ntabe igitsina gabo n'igitsina gore ukabashyira mu rugo. Kandi nabo bahitamo kuko bashobora kukurangira umuntu batizagukorera ukavuga oya ntago bivamo. Igero yageze mu rugo niwe wasetinze criteria ubaho ukavuga uti uyu muntu aranyuze cyangwa mbere umukozi akankorera akazi rwose, ndabona ibintu bimeze neza. Uyu muntu Imana irakwiyama iti nubwo wenda wamurebye umuturanyi we yaramuzanye akaba ari kumukorera neza, hanze aha muri iminsi ibintu byaracitse, uhizanira umukozi abaturanyi bagatangira bakabona wenda taha ku gihe, ntabwo afite uturanyereza ku ruhande, akabatare ko uriya muntu umukozi mwiza yamukuye hera, ugatangira kujya noneho kumwifuza. Kandi watangiye kumwifuza hazamo no kubeshya, aratangira ukabeshya ukavuga uti bari abantu wenda bashobora kuba batagufashe neza kuruta jewe, ugatangira kujya mu biciro byo hejuru, ugatangira kuneka bamuhemba, ugatangira ko ari byo byeze kuko mu miji cyane ndavuga mu Rwanda aho dutuye, yego
usanga abantu bakenera abakozi bo mu rugo. Hari abantu bateye imbere muri ibyo bihugu bya kure bo bikorera akazi, ariko nko mu Rwanda turacyari ku rwego abakozi bo mu rugo bakenewe cyane. Ariko ugasanga umuturanyi wawe wifitiye umukozi waramuvanye aho ngaho kure za Cyangugu umuzana i Kigali, ariko niba kubereye umukozi mwiza umva baramushyiraho amagambo kugeza igihe baramutwara rimwe na rimwe ntibanamutware ngo bamugumane, ahubwo bakamujyana kure cyangwa se bakamugutesha. Bakamugutesha bakanaguteranya nawe, ahubwo yaragufungiranye yaragucupije ntuzaho isi igeze, bagatangira kubeshya noneho bikarangira bamugutwaye. Iri jambo ry'Imana, itegeko ry'Imana riratubwira ngo abo baje n'abagaragu ntago dukuriye kubifuza, kuko kubifuza hari ibindi bintu bizatera birimo kubeshya, guteranya, kugira gute, n'ubundi bizatuma abantu baba mu makimbirane. Kandi amategeko y'Imana yose ahurire mu rukundo. Nibakimbirana urukundo ruzaba rutagihari. Imana avuga iti kugira ngo muzane amakimbirane abo bantu ntimukabifuze. Noneho nyuma yo kugira abagaragu n'iki, buryo muragira n'ubutunzi, ukagira inka, ukagira n'ibindi bintu bitandukanye. Hagera umuntu yorora, hari abantu bafite impano yo korora hanze ahangaha. Umuntu akorora inka ukabona yabaye nziza, ukabona irasa neza, atari kwiriya nka koko. Abanyarwanda banza babyumva cyane kuko nabantu barabyumva rwose. Hari abantu hanze y'Imana rwose bazi korora inka zabo neza, akayorora akayuhira, akaza no kwikuguraho wenda yarabaye umunambe sinzi uko nabyita, yayigezeyo mu rugo akayitaho. Nawe ubwawe mwayiguza cyangwa ayo magwa atangira kugira ishyira, atari kwiriya nka koko nayo muhaye gute. Wenda muzi nka kubera ko umuco wacu niyo yanditse. N'ibindi bintu bitandukanye ushobora kugura n'umuntu n'umurima. Umurima wenda warabaye nabi, ukawushyiraho amatarasi y'indinganire, ukawugira neza, ukawufumbira, abantu bakabona umurima urera. Atari ko buryo uzi ko n'amaso twagiraga, kandi imbere hari kukara, abantu bareba bakabona nta kintu kiriho. None ibi bintu byose ugatanga bitangiye gutuma abantu bifuza bitari ibyabo. Imana yarabirebye kubera ko dufite impano zitandukanye, iravuga iti rero mwitonde ntimukifuze ibi bintu byose. Iyo ugiye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, ngira ngo harimo icyigisho gikomeye cyane kitubwira Imana iha amategeko Mose. Ngira ngo ni kuri iki gitabo cyasohotse mu cya 958 niho cyabaye published cyangwa se no cyasohotse mu icapiro. Hari icyigisho kivuga Imana itanga amategeko ku musozi Sinayi kuri page ni 152. Hari amagambo nayo yaje ashimangira iri tegeko. Reka nze mpagere. Ese uyu mwanditsi Ellen G. White yabivuzeho iki? Kuri page 145 ari kuri tegeko rijyanye no kutubuza kwifuza. Ryaravuze ngo ntukifuza mugenzi wawe, ntukifuza umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Iri tegeko rero rya 10 rikora ku muzi w'ibyaha byose. Ruti. Ariko buryo uzi ko na Satani yakugumuka abanje kwifuza. Iyo ugiye muri Yesaya igice cyaho cya 14, wenda ndagira ngo ntabwo Bibiliya umwanditsi Ellen G. White yavuze ati ni umuzi w'ibyaha byose. Iyo ugiye muri Yesaya igice cyaho cya 14, wenda tugahera ku murongo wa 12. Yesaya 14 umurongo wa 12, kanze tuhagere. Hari ikintu kigaragaraho ko ari umuzi. 14 umurongo wa 12 baravuze ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu, uwo yari Satani. Yari nyenyeri yo mu ruturuturu, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa. Biri bundi ivuga neza ko iyo abantu bari bamanuka baba bari kuva mu mucyo bajya mu mwijima. Yari nyenyeri yo mu ruturuturu, ari umuseke uva. Ariko Imana irabireba iti ko mbona ugiye kugwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka njye mu ijuru nkuzi intebe yanjye y'ubwami isume nyenyeri z'Imana, kandi uti
nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenga aho ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. bivuze ngo uyu Luciferi, iyo nyenyeri yo mu ruturuturu Satani yifuje umwanya w'Imana. Niyo mpamvu NG bati yavuze ngo aha hantu ni umuzi w'ibyaha byose, kwifuza. Ntabwo Satani Luciferi yarabayeho nabi, yari marayika utwikira uri hafi y'intebe y'Imana, inyenyeri yo mu ruturuturu, hari umuntu rwose ufite icyubahiro gikwiriye mu ijuru, amande ba marayika bose. Ariko yaravuze ngo nzazamu intebe yanjye isumba nzaba nk'isumba byose. Nyumvira icyaha cyo kwifuza. NG wetera birebye aravuga ngo iri tegeko ryacu mirikora ku muzi w'icyaha cyose, w'ibyaha byose, kuko ribuzanya inarigi ariyo ivamo icyaha. Ubundi abafaransa iyo bavuze romoi inarigi romoi, ariko buriya romoi uzi icyo bisa, iriya ma ivuga muve ikibi, no iguva orugeye ubwibone, ariko ivuga inyora ubujiji. Buriya romoi rimwe na rimwe uba ufite n'ubujiji, ni ikibi kiri mu bwibone n'ubujiji. Ako se Luciferi kure koko ntabwo wenda nzi ko yatekerezaga yumva ko azaba nk'isumba byose bigashoboka. Umuntu ashobora kwifuza ibintu by'umuntu wenda rimwe na rimwe akagera gute, ariko ntabwo ashobora kubirambana. Ariko iki kintu abantu bacyumve neza, ino ngingo ivuga yuko iki cyaha ari wo muzi w'ibindi byaha byose. Wahereye ku mugore, yahereye ku umugore wa mugenzi wawe. Niba umaze kwifuza umugore wa mugenzi wawe, se ubwo ntabwo ariho icyaha cyo gusambana kiri buve? Naho kirava. Ntukifuza inka ya mugenzi wawe, ubwo se ntabwo ariho kwiba biri buturuke. Naho biri buturuke. Urumva kuko ni umuzi wa bya bintu byose. Bango ni icyaha gitangiye guhera mu mutima, ahubwo kikazabyara imbuto mu gihe kizaza, tukabona noneho ibintu byagaragaye mu kwica muri ya mategeko yandi, ariko byahereye ku kwifuza. Burya no kwica, rimwe na rimwe wica umuntu, rimwe harebye umushaka, warabishatse buri uko uzabibona uti. Ariko Yesu yaranabivuze avuga ku cyaha cyo kwiba, vuga ko nta kindi kigenzwa n'umujura keretse kwica no kurimbura. Umujura ntabwo burya abagenzwa no kwiba gusa, kuko abazi ko nawe ashobora kuhapfira. Urebye n'abarakurangiza arakwica. Iki cyaha cyo kwifuza rero gikora kuri za mfuruka zose. Rimwe na rimwe umuntu ushaka no kwifuza ntago ajya aruhuka, agira ishyari, ntago kwibuka kweza umunsi w'isabato utekera kuruhuka, nawe umve kuruhuka. Ubona abantu mu rusengero ugatekereza ibindi, kandi waje kuramya. None ugasanga cya kindi wifuza nacyo gishobora kuba cyangishanye mu bwonko. Uri mu rusengero ariko rwose mu mutwe harimo igishushanyo, harimo ikigirwamana kiri kukubuza neza gukirana n'Imana nk'uko bishaka. Niyo mpamvu NG bati yavuze ngo ni umuzi, gikora ku muzi kikagera ku narige ari ivamo icyaha. Icyaha gishingiye ko umuntu yifuje agashaka tekinike zishoboka kugira ngo agere ku byo yifuje, bikarangira icyaha kiguyemo. Ese inarige twayisobanura gute abantu basobanukirwe inarige? Inarige nari ndimo mvuga ijambo ry'Igifaransa romoi, jewe egocentrisme, yo kumva ibintu byose bikwiye kuba ibyawe, kurura wishyira. Kwacyaje utunze uriya mugore, kwera kiriya ngo karakazi kaba kanje. Ibyo byose rero bikizunguza bikarangira wibye, wishe, urumva wasambanye, Imana ntago warutse isabato nkuko bigomba, wabonye igishushanyo ko mu mutwe wawe abandi bari kuvuga iby'Imana we ntabwo uhari. Ibyo byose uragenda byose ya mategeko 10 y'Imana yose, nkuko Petero Yakobo yabivuze ngo wishe rimwe yose aba yarangije. Buri imbusane y'inarige si urukundo, ni urukundo, gukundana. Gukundana byose bibi byanjye. Mu gihe urukundo rwabwo rwifuza kuri umuntu ava mu kaga, umuntu ava mu rwambere rw'abakorino yarabivuze Paulo, turukundo rurababarira, twifuriza abandi byiza, twihanganira byose, rubabarira byose. Ibintu byose byo mu isi bizashira ngo ariko rwo ntabwo ruzashira.
ubwo nshatse navuga ngo icyaha cyo kwifuza bisobanuye kwikunda binyuranye n'urukundo. ubwo rero niho yabivuze aravuga ngo uwirinda kwifuza nabi yifuza iby'abandi, uwirinda kwifuza nabi yifuza iby'abandi ntazacirwaho iteka ryo kugirira nabi ibindi biremwa. Imana yatanze amategeko yayo yerekana ubushobozi bwayo n'icyubahiro cyayo kugira ngo abantu bayo batazibagirwa ibyo birori. Yeretse abantu bose kwera no guhoraho kw'amategeko yayo. Wenda imeze nka conclusion y'amategeko yose kuko iri ni irya 10. Imana yahawe abantu bose amategeko ikabuza bya bindi byose twagiye tubona n'ibyo yagiye bashishikariza gukora. Yagiraga ngo aba bantu bazahore bameze nk'abantu banezerewe bibagirwa bahora banezejwe n'ibirori by'Imana. Ariko hari amagambo usomye ngo wirinda kwifuza nabi yifuza iby'abandi ntazacirwaho iteka ryo kugirira nabi ibindi biremwa. Bivuze ngo inabi yose ikorerwa abandi bantu ikomotse kuri cya cyaha cyo kwifuza. Niba umuntu yabashije kwirinda icyo cyaha cyo kwifuza iby'abandi na bya bindi byose ntabwo azaba agengwa n'amategeko rwose yo kugirira nabi abandi bantu cyane, nta nitega rizamucirirwaho kuko icyo kintu yakigendeye kure. Yarakomera avuga ngo Imana y'ubwayo yatanze amategeko yayo kuko yerekana ubushobozi n'icyubahiro cyayo. Yandi yose twahereyeho n'abandi bagiye bavugaho Imana yarayabahaye kugira ngo ibereke ubushobozi bwayo ko Imana yonyine ishobora gukunda abantu. Imana ntabwo yifuza ibyacu, Imana ibisi niyuzuye n'ibyayo. Kandi ikintu gikomeye yatanze Yesu. Bibiri tubwira ngo n'umwana wawe w'ikinege yakundaga cyane. Nta muntu wifuza wagira icyo atanga. Ubuze umuntu utaguha ikintu runaka yaguha umwana w'ikinege yabyaye. Ariko kubera urukundo rw'Imana rwemeye ko Imana itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. None tukiri kuri iri tegeko, yego, ndibaza mbese umaze kutubwira ibya Luciferi waje guhinduka Satani. Satani bisobanuye umwanzi w'Imana no kugomera amategeko yayo. Ese hari izindi ngero twabona z'abantu bagiye bagira ingorane yo kugwa mu cyaha cyo kwifuza bikabaviramo kurimbuka? Wenda twigire ku ngaruka zayo. Nahoze ntekereza wenda turi buze kubageraho nabo barahari. Ariko Imana yaravuze ngo uzazamuka. Ubwo turi muri Yesaya wenda kugira ngo tuze 14 ukuntu yavuze ati rwose nashaka kuba nk'isumba byose. Ariko ugeze ku murongo wa 15 ariko ubwo ni ikinyuranyo. Ni ikinyuranyo cy'icyo wifuza. Kibyo wifuzaga. We rwose yifuza ko ati nk'isumba byose. Akaba nk'isumba byose. Ariko no opposition uzamanuka kuzimu ugere ku ndiba ya rwarwo. Abazakubona bazakwitegereza cyane bagutekereze bati uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi akanyeganyeza ubwami agahindura isi ubutayu asenya imidugudu yo muri yo ntarekura abanyagano ngo basubire iwabo. Ariko ikintu gikomeye uzamanuka. Ariko ikintu gitangaje aba bantu barumiwe umaze kumanuka. Umuntu ni wa wundi wari umuntu w'igitangaza ufite uko abayeho abana bameze neza bimeze gute. None pe yajya kwiba none bamujyanye muri gereza abana bahindutse ukundi. Bivuze ngo uko wari umeze aho kugira ngo uzamuke nk'uko wabyifuza ahubwo uramanuka. Urumva ukuntu bitewe icyaha cyo kwifuza ingaruka z'icyaha. Satani yaramanutse. Satani no mugomba aramanuka ava ahantu hose. Aramanuka ngo uzamanuka ugenda ugera ikuzimu kundi bayarwarwo. Ariko urwobo ni ikintu gikomeye. Iyo umuntu yaguye mu rwobo ashobora no gusigayo ubuzima. Kuvunagurika ahantu hose kugira ngo ubone abagutabara ngo bakuzamure. Ariko nubwo Imana ari urukundo ushobora kwifuza wenda Imana ikagukiza ariko ntabwo bibura ingaruka bigusigira. Icyakubera cyiza rero nuko wareka kwifuza